Twara ngenda guranti. Uretse kumenya kuko cyane kwisha ndago watsika. Mukacu ndako. Mukacu tamakacu. Bariya ndashaka kumva kungufu. Ingana guca. Yazi nayo. Avutamwica mukacu. Avutamwica. Yazi nayo. Kana nyisha murukuru wa mwaruzi. Iyisha nafaya kuva. Yemko. Warugiye kundogura ingande mabere ya nyoko. Ye? Narakubwiye nguri ikirumbo mu mujyango. Nti wanyumva. Iyo ndende pasta kanuma handi hageze kubera wowe. Umutima wanje urandya nginkongi y'umuriro. Burya gukundwa n'umugabo ndi bihagije. Nkuko ubona mama we agufata ngigishwangi. Kurayo turidagira vuba. Tose ntasoni. Umwana wanje abuze umugisha kuva yakumenya. Ibi byose biba ni wowe. Niki kirura cyaje cyambaye uruhu rw'intama. Uri kunyumva? Ko kiri kureba ko cyona gitumbaraye ukagira ngo ni umuntu ntari igisimba gitereye aho. None se mabuka. Nikiye kibina gukorera. Basi inzira niba ari n'ideni ngo uri mu nzari kwishura. Ariko urasetsa. Iyo ndebye umugabo wawe gucira amarenga numva ari maririra munda ariko nzamufasha agarura ubwenge bwe. Mabuka. Nikiye kintu kibina gukorera. Uburyo wambira aya magambo ari gucamo. Kata nari nje uzanye muri urugo. Ewe. Kuva wagera muri urugo nta munezero ukihaba. Wabaye nk'igicu cy'umwijima. Uranyumva? Icyo nicyo kibitera we. Sinagukoreye iki? Uburyo wamfata gutya. Wagira ngo sindi umugore w'umwana wawe. Stop! Ntuzigere wibwira ko uzaba umukazana wanje mu gihe cyose kiri muzima. Tuzaryamana n'umuhungu wanje mu mahoro. Sinana bitinyuka. Wowe uri igisebe. Kabone niyo wahinduka isabune. Ntaho wahurira n'isuku. Sinakwemerera ngo wanduze umutima w'umuhungu wanje. Ntabwo byakunda. Wanyemereye kuba umugore wawe. Ariko sinigeze menya ko naje kuba imbohe mu muryango wawe. Madamu. Nanjye ibyo ntabwo ari byo nigeze nguhitiramo. Ariko gerageza ugire umutima ukomeye. Kuko ubu sinakubwira ngo bimeze gutyo ko nta mwanzuro ndafata. Ariko komeza wihangane. Naratotejwe, naracecetse, narabyakiriye, nubwo amaso yanjye atakibona amarira. Madamu, gerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ugire amahoro. Gerageza kurwana urugamba ngakora hasi no hejuru. Ariko ibyo nshaka kuguhitiramo ndaba ari byo mbona. Rero njyewe muri kino gihe urimo ndi kugusaba imbabazi cyane. Ugerageze unyihanganire. Singushinja Pastor Kanuma, ariko ndananiwe. Madamu, gerageza wongere wihanganeho gato. Nguko wakomeje kwerekana ko ufite umutima ushoboye kwihangana. Basi mba isogonda rimwe ryo ryonyine ryo kwihangana. Munyirukane ku meza munjinja amarozi.
kandi pe njye sinigeze nifuza kugira icyo mbatwara. ibyo biriya byose wabonye nanjye byaje bingwirira, sinigeze mbihitamo na gato, kandi uriya munsi ibyabaye sinigeze mbyitega pe, sinigeze nambirota. rero gerageza nanone ukomeze wihangane, kuko bakunda kuvuga ngo ukiri mu isi uba ufashe igihe mu nda. ntabwo ko yambonye ahita aseka nabi akumva ko ndari umuntu. ibyo bibaho, kandi ndiwumve ko ari weho wenyine mu isi biri kubaho. ndagusabye, ibiri kuba byose bigaragara ko ari njye wabikoze, ariko nanone ndikubisabira imbabazi, kuko siko nari niteze ko ariko bizagenda. Singushinja Pastor Kagame, ariko ndakwifuriza kuzagira uwundi mugore mwiza utazaje kurya umutima nk'uko bamvuga. basi ndagusabye mbabarira, ibyo byose uri guhitamo, izo nzira ushaka kunyuramo sizo nshaka kunyuramo, kuko nanone naba mbuze hepfo na ruguru. nyemerera ubane nanjye igihe gitoya. mwana we, ni gute umugore wagambiriye kunyica wakomeza kungumisha hamwe nawe? none se ubundi waba warayobotse ute kuzana umugore w'iki gihe utazi kubaha na nyirabukwe? mama, burya ibintu byose ubona hano ku isi akenshi tubibona tutihitiyemo, gusa icyizere gihari ni uko twizera yuko ibyo ari byo byose bitubaho cyangwa se ibyo tubona tubihitirwamo n'Imana. rero ibiri kuba byose sinjye wabihisemo, kandi sinjye wabishatse, kuko ndi umuntu wo kwihitiramo, nakwihitiramo ibyiza gusa, ariko bitewe n'uko nasanze muri kamere y'iyi si ya none cyangwa se isi yahozeho, nta muntu wihitiramo uko ashaka kubaho. rero bishatse kuvuga ngo njye cyo ndi gukora ubu ngubu ni ukwihanganira icyaza icyacu cyose kitagambiriye kunjimisha. rero wihangane, nzi neza ko ikibazo cyabaye kiri buze gukemuka, kandi nanjye niba n'umuntu utekereza neza sinshobora kwemera ko umugore wanjye akwica ugapfa mu nshingano mfite. ntabwo ibyo ngibyo bigize ute, ntabwo birimo. rero nashatse ibimenyetso fatizo, ariko ibyo wanyeretse birahagije, kuko byanyeretse ko uriya mugore yabikoze abishaka kandi anabigambiriye. rero wihangane, turi kumwe kandi ikibazo ndaza kugikemura. Kavuyo, Perezida boss, mbabarira ubwiza ukuri, biriya bintu niboneyeho n'amaso yanjye, mbabarira umbwire, ni umugore wanjye wabikoze? biriya biryo niwe wabifashe aragenda arabihindanganya? uriya mugore wawe kumurenganya gute? njyewe nateguye ifunguro, araza arabishyikira bijyana ibiryo bisa neza, ariko ngo bigeze iyo arabishyira ngo biri mu burozi. ubwo burozi si bwaraturutse?
none sahari ndashobora kuba narakuganijeho na gato akakubwira mbabarira umbwire pe iki kintu ntukinsubiza urabizi ngufata neza sibyo rwose pe nakwemeza ngakubwira n'umushahara ariko kanyemerera niba ari n'akandi yakubwiye ngo nutabivuga ngo azaguha wanambwira nje nagakuba n'inshuro 7 uri kubyumva ariko ukambwiza ukuri nje mfite nuko biriya bintu byavuze ngo yashize mwa biriya biryo ntacyo yigeze ashiramo. kavuyo ushobora kuba hari ikintu ukunginga nta kintu pe. none se ubwo ushatse kumbwira ngo biriya bintu byaturutse hehe cyangwa niwe wabishizemo? Ese ubwo urukumbwira ngo ntabwo ari we ukambwira ngo ntabwo ari weho none se ubwo mama niwe wafashe iriya gahunda arayikora abyihitira baravuga ngo reka mbikore yaba yarashatse kugera ku kizi byaraturutse katabifashe ngo abishiremo kandi bikaba bitarishizemo. Kavu ngenda kurebaga ngabona ari sinzi kundi umeze buro wabona bagiye baragushukisha amafaranga barakubwira ngo bagiye kuguhereza amafaranga hanyuma utwo dufaranga tukaba nda nico tuzakumarira hanyuma ugaceceka ukaba ugiye gutuma mbera murunga bangabo simbone ibimenyetso fatizo kandi waruzi niho kimenyetso cyanyumana n'inzigaranye subizi hano mwuru rugo nta wundi muntu nabaza ibyahabereye sibye wewe kandi nanone amakuru utayafite ndani umenye ko ndani cyo wabamariye muri rugo rwanje ndaco wabamariye pe kuko ngo usiga hano ndi kuvuga ngo undebe ase ubundi ko nakubwiye ngo uje uhereza mama amafaranga sibyo agura icyo ashaka atarinze kugisaba umugore nibiba na ngombwa umuherekeze ananure n'imitsi ibyo bintu warabikoze? Ibyo bintu ndabikoraga neza bose abagigiye muhe n'amafaranga ngo naje kugura ibyo ashaka kanzate ndaza keneye. Kavu naribi reka ngureke ariko ndaza gukomeza gukurikirana ibi bintu ndaza kumenya ukuri sibyo? Sawa.